Shalom shalom. Uyu munsi tugiye kuganira ku kuntu umuntu yatsinda ibishuko n'ibigeragezo. Ibibazo byose umuntu agira bituma umuntu asitresinga cyangwa se bimutera kutamererwa neza mu mutima bituruka ku myuka mibi. Bibiliya itubwira ko Satani ari we wazanye ikibi. Bibiliya kandi yita Satani umushukanyi, aroshya kandi agashukashuka. Ni utuma umuntu ata ukwizera, maze ni nawe utuma umuntu ashaka kwihagararaho. Yoheje Eva muri Edeni, yagerageje gushuka Yesu mu butayu. Ni nawe kandi woheje Yuda n'abandi benshi, kandi ashobora no kwinjira mu muntu mw'imbere akamukoreramo nk'uko yinjiye muri Yuda. Muri Luka 22:3 Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyoti, wari mu mubare wabo 12. Ubwoba kandi niyo ntwaro ya mbere Satani akunda gukoresha. Ibibazo byose by'ubuzima bituruka ku myuka mibi cyangwa se kuri Satani. Intwaro ya Satani ya mbere akoresha ni ubwoba, kandi ubwoba butera gushidikanya, ukabuza umuntu kwizera. Niyo mpamvu akwataka nyine gutera ubwoba kugira ngo uve mu kwizera. Niba utabyumva neza uzanyandikire cyangwa se wandika hano hasi muri comment, nzabigusobanurira. Uko ibibazo byataka umuntu rero. Ibibazo byataka umuntu cyarimwe. Urabona nk'uyu muntu ukuntu ameze hano. Bimwatatse biturutse imbere, biturutse inyuma, ku mpande, hejuru, mbese bikamuhurizamo hagati, bikamubuza gutekereza, bikamubuza amahoro, bikamugira nk'umusazi. Akenshi bimeze gutya, ibyemezo byose umuntu afata aba ameze nk'uhubutse, ntacyo bikemura, ahubwo bishobora kukubyarira ibindi bibazo. Undi muntu uturutse hanze, nk'utari hano nyine muri uru ruziga, urabona nk'uyu uturutse hano hanze, aba ashobora kugutabara kuko we atari muri ruriya ruziga nyine, aracyatekereza neza, ashobora kwiga ikibazo cyawe akabona aho bituruka. Niyo mpamvu uyu muntu aba ashobora kukugira inama, kandi inama akugiriye ukabasha kubivamo. Ni iki rero wakora iyo ubonye ibibazo bikwatatse nka gutya? Iyo utangiye gustressinga wumva umutima wawe udatuje, ikintu cya mbere wakora ni ukumera nk'uyu muntu nyine. Urabona ko we ari hanze y'uruziga, nawe sohoka muri aka kaziga, yaba mu bitekerezo byawe cyangwa mu mwuka, yaba mu buryo bw'umubiri. Satani kandi ashobora kuguteza abantu. Niba bigenze bityo rero, wagiranye ikibazo n'umuntu, n'ubundi sohoka muri uru ruziga, sohoka aho ushobora kumutekereza cyangwa se kumubona. Have, hunga, jya aho ibitekerezo byawe bitareba uwo muntu. Hungira ahantu hose aho ariho hose imyambi ya Sekibi bitakugeraho. Bizaguha ubushobozi bwo gutekereza neza, uzahita ubona imizi y'ikibazo. Kubikemura kwiza ariko ni ukubikemura mu buryo bw'umwuka. Intwaro kandi Imana yaduhaye ni ukwizera. Urabona umwana ukiri muto, ikibazo cyose agize kimuhungabanya umutima, ahita yirukanyira ku babyeyi be. Umwana yizera adashidikanya ko mama we cyangwa se papa we yakwica intare, kandi ko afite ubushobozi ubwo ari bwo bwose bwo kumurinda ikibi, kabone niyo byaba urupfu cyangwa se inzara. Kandi koko kubera kubyizera birakora, kuko kwizera birarema. Nta mubyeyi urananirwa kurengera umwana we. None se ko Imana ari umubyeyi wacu mukuru, kuki tutayihungiraho kandi tuzi ko ishobora byose? Hungira ku Mana ugira icyizere nk'icya wa mwana uhungira ku babyeyi be, kuko Imana ishobora byose. Uzagende uyibwize ukuri kose uko byagenze, kabone niyo yaba wakosheje, yibwira ufungutse mu mutima rwose udashidikanyije. Izahita ibihagarika kandi kubabarira. Mu yindi mvugo tubyita kwicuza ibyaha cyangwa se kwihana, ukayibwira ikibi wakosheje nyine. Niba wagiranye ikibazo n'umuntu, ukayisobanura uko byagenze, ukayibwira naho wakosheje, ntuyibeshye, kuko Imana ikunda ukuri. Wari watungurwa n'ikintu ukavuga utunguwe ngo Mana ntabara napfuye, iryo sengesho rito cyane Imana ihita irisubiriza aho ngaho. Uzi impamvu bikora? Nuko iryo sengesho riba rizanye no kwizera, bigaragara ko koko wamanitse amaboko nka wa mwana nyine uhungiye ku babyeyi be. Umwana burya agenda afite ukwizera kuzuye. Iyo umuntu yatatswe, akenshi abantu bakunda kwihagararaho kugira ngo berekane ngo ko bari mukuri. Niba ari nk'umuntu bakosheje bagatangira kumwereka amakosa ye, bigatuma rero bya bibazo byiyongeraho kugira ngo bikemuke, kandi bakakora n'andi makosa menshi cyane, ndetse n'ubwoba bukarushaho kwiyongera. Aho bikiye guhungira ku Mana, bakagenda bafite imitima ibiri, nta kwizera. Kwizera Imana bimara ubwoba, kandi umutima utizera ntabwo ushimisha Imana. Mu Baheburayo igice 11:6 baravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Erega twishwa no kutizera. Uwo aratekereza Imana nk'uko umwana muto yinjira ababyeyi, n'Imana ntacyo yayiburana.
umwana iyo agize ikibazo niyo kaba ari akabazo gato cyane ahita yirukankira ku babyeyi. Irya myuka ahanini idufatirana twataye Imana. Ujye uhora utekereza Imana, uyihoze mu bitekerezo byawe, nawe ntizakureka ngo ugwe mu kibi, izakurinda. Intwaro z'Imana. Kwizera kandi ni imwe mu ntwaro z'Imana yaduhaye ngo tujye tuzirwanisha igihe duhuye n'imyambi n'imitego ya Satani. Izi ntwaro z'Imana tuzaziganiraho muri video y'ubutaha. Ndagira ngo rero mbaho umukoro, mugende musome muri Matayo ibice 6 umurongo 25 kugeza kwa 34. Nibwo muri busobanukirwa ukuntu tuva mu kwizera, kandi ko Yesu yadusezeranyije ko nitukomeza kwizera Imana ibintu byose izabidukorera.